turabashimiye kandi tubahaye ikaze abakurikiye Bazo Speed, abari mu Rwanda, abari hakurya y'amazi, mwese tubahaye ikaze kuri iyi channel idufasha kwiteza imbere mu kumenya agaciro k'umurimo, gukoresha neza igihe ndetse no kwiteza imbere. Turi kumwe n'umutumirwa wacu arabibwira, ndetse turi buganire byinshi nuko mubimenyereye bijyanye no gukoresha neza igihe n'umurimo ndetse na serivisi nziza. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Amazina nitwa Gakwaya Jean de Dieu. Ndi umugabo wubatse ubuzima busanzwe, ndi umwe mu batanga serivisi gufasha abaturage kubona serivisi za leta mu kigo Irembo. Murakoze cyane Bwana Gakwaya, uvuze yuko utanga serivisi zifasha abaturage. Ese imitangire ya serivisi muri aka karere ka Gatsibo imeze ite, iri ku ruhe rwego nk'umuntu ukora muri izo nzego zitanga serivisi? Murakoze. Imitangire ya serivisi cyane ko aribyo ndimo, kubera ko natangiye gukorana n'urubuga Irembo kuva mu mwaka wa 2016 tugeze mu mwaka wa 2021. Byari byo byose serivisi zarorohejwe ku rwego urwo arirwo rwose, kuko serivisi nyinshi zagiye zishyirwa ku rubuga Irembo. Bisanga byarafashije buri muturage wese kugira ngo agabanye ingendo, amatike, ahari akaba yashobora kubona serivisi yifuza atavuye ahari. Hari principe ivuga ngo 5 times fast is equal 5 times ahead. Bivuze ngo iyo service cyangwa se umurimo worohejwe inshuro 5 bitanga umusaruro wikubye inshuro 5. Najya mbaze se hari icyo byongereye mu kwihuta k'ubukungu bw'abantu, mu kwihutisha iterambere kuba service zarorohejwe? Murakoze. Hari ibyahindutse byinshi, kubera ko nk'uko wari ubivuze, serivisi iyo yorohejwe ku muturage wari gufata itike ajya ku rwego rw'umurenge, ariko nk'aba agent muri iki gihe usanga bagiye bari mu dusantere dutandukanye, aho umuturage ashobora gusaba serivisi nimugoroba arangije akazi ke, hanyuma mu gitondo akaba yasubira mu kazi ke, nanone akenera serivisi akaza kuyifata atavuye mu isantere arimo, kandi n'icyangombwa akaba ashobora kukibona direct ako kanya yiriwe mu mirimo ye, atigeze ajya ku rwego rw'umurenge, ahubwo akayibona ku santere aturukamo. Turagira ngo tubaze, ese ku kintu kijyanye n'igihe, gukoresha neza igihe, kubahiriza igihe, mwamwe mutanga serivisi mubigiramo uruhe ruhare, ndetse bifite iyihe shusho mu gukoresha neza igihe ndetse no kubaha igihe cy'ababagana? Murakoze cyane. Ikibazo mutubajije ni ikibazo cyiza, bitewe n'igihe na serivisi dutanga. Uraryama ukaba uzi ko ejo ari akazi, ariko abo twakira ntabwo tuba twavuganye. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ugomba kubahiriza igihe ukazinduka, kuko abararanye ibibazo ni byinshi, abakeneye serivisi ku isaha runaka ni benshi, ntuza baribo. Nk'umuntu rero utanga serivisi akwiye gukingura aho akorera cyangwa se muri ofisi ye aho ari butangire serivisi nibura bitararenza saa moya, kuko hari umuturage ukeneye serivisi iri bwihute yibuze mu gitondo. Nk'abantu rero batanga serivisi bakwiye kuba bazinduka, hanyuma umuturage hari uri buze saa 12, hari uri buze saa moya, hari uri buze saa 3, bitewe n'ahantu bagiye baturuka cyangwa se n'uburyo bakeneye iyo serivisi. Umuntu wenyine utanga iyo serivisi ni ukwiye gukoresha cya gihe neza kugira ngo aze kwakira umuturage umugana uwo ari we wese kandi ku gihe. None se iyo hari nk'umuntu ufite ofisi wenda arikorera cyangwa se akorera leta, akaba agomba gufungura saa 2 ariko akaza saa 3, hari uwamutegereje saa moya, aho ngaho ninde wakereje undi? Ese bifite iyihe ngaruka ku mikorere ndetse n'imikoranire? Murakoze. Ibyo ari byo byose, umuntu arisharije yuko ari bukingure saa 2, akinguye saa 3, birumvikana yarangije kwica gahunda cyangwa se yarangije kugaragaza imitangire mibi ya serivisi. Bishobora guca intege uwo muntu ntazongere gusaba iyo serivisi aho hantu,
ahubwo akigira ahandi bitewe na wa muntu urimo kubahiriza igihe. Abaturage ugasanga cyangwa se abakenera serivisi ugasanga bamucitseho bitewe na gahunda y'imitangire itanoze no kutubahiriza igihe no gukereza abakeneye izo serivisi. Ndashaka kumenya ingaruka bigira ku bukungu mu bijyanye n'amafaranga, mu kwinjiza amafaranga bizagira izihe ingaruka kuri uwo wakerewe ndetse n'uwo wakerejwe? Ingaruka ya mbere ku muntu watinze gutanga serivisi wenda ariko aba ari wemeraho, ingaruka ya mbere ibyo ari byo byose urumva nimba arimo gutakaza icyizere ku bakiriya, ubukungu bwarangije kujya hasi bitewe n'abantu ari bwakire ko bari buze kuba ari bake kuko abamutegereje ni benshi, bigira ahandi ayo mafaranga already yayahombye. Iyindi ngaruka ku muntu washakaga iyo serivisi wenda yarazi ko yahaye umuntu rendezvous ya saa yine avuga ati ndaba maze kubona serivisi iri bunyemerere kubona indi serivisi, kuko akenshi bya serivisi dutanga ni izisaba ko hari ibindi ajya kuzikoresha. Bivuze ngo rero nawe yarangije kumwicira kubera ko nimba ari serivisi ari kumuhesha amafaranga, ibyangombwa bimwemerera kujya kuri banki gufata loans, ariko agatinda kubona iyo serivisi nawe byarangije kumugiraho ingaruka bitewe nuko watinze kumuha serivisi. Urumva kuri wowe byarangije kugabanya ubukungu bwawe kuko abakiriya bagucitse already, ariko no kubasigaye bagutegereje nabo serivisi zapfuye nabo wabiciye gahunda, bituma nabo iyi serivisi bashaka bibura bitewe nuko iyawe itabanje kuboneka mbere. Umugani bavuga ngo time is money, abenshi barawuzi. Iyo wumvishe iyo terminology ivuga ngo igihe nta mafaranga, wumva kuri wowe bishatse kuvuga iki? Uwo mugani wenda ngereranyije muri make iyo bavuze ngo igihe nta mafaranga, bivuze ngo uko urushijeho gukoresha igihe neza, bivuze ngo niko urushaho gufata amafaranga muri icyo gihe nyine. Burya igihe gikoreshwa n'amafaranga, iyo watinze gukoresha cya gihe amafaranga ubu yabuze, niko muri make ndumva nabisobanura. Murakoze cyane Mr. Gakwaya. Hari ikiganiro nagiranye n'umuntu umwe arambwira ati hari uburyo umuntu ashobora gukoresha akigabanyiriza akazi, noneho muri uko kugabanya akazi bikongera umusaruro. Nagira ngo mbwire ku bwawe wumva ari ubuhe buryo umuntu ashobora gukoresha akigabanyiriza akazi ndetse ni na gute byagira ingaruka yo kongera umusaruro? Murakoze cyane. Uburyo burahari. Urugero twatanga mu rwego rwo koroshya akazi ndetse no kubona umusaruro, bumwe muri urwo rugero ni urugero rukoresha ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga iyo ryitegereje aho ku rwego rugezeho, ririmo rirakora ibikorwa byinshi kandi mu gihe gitoya, ku buryo umuntu ashobora twavuga nko kwamamaza ibicuruzwa, gukora ibintu online kandi ibintu bikagenda byihuta umuntu atavuye ahari, ndetse ibyo bintu bikarangira vuba bitewe n'ibyo umuntu yakabaye akoresha uburyo bwa kera bwa traditionnel bwafataga umwanya muremure, ugasanga serivisi zirimo ziratinda cyangwa se akazi gatinze kurangira, ku buryo ubu ngubu umuntu igikorwa cyagakozwe mu gitondo kuva saa 2 kugeza saa 6, ikoranabuhanga ushobora kubikoramo kandi akazi kawe ukakarangiza mu gihe cy'amasaha 2 ukageza saa 4 urangije akazi, bigatuma utegura n'akandi cyangwa se ureba n'ibindi bikorwa wagira nk'iby'inshuti n'imiryango no kuyitaho byose, kandi akazi kawe nako wagatunganyije hifashishije ikoranabuhanga. Kugira ngo ugire inama abantu babiri, uwa mbere nuvuga wenda mwahanye gahunda n'urugero ya saa 2 akavuga ati niyo nagereyo saa 3 ntacyo bitwaye, hanyuma undi uri bugire inama ni umuntu wumva yuko igihe gihari wenda ibyo agakoze uyu munsi akavuga ati nzabikora nejo harahari, nejo no munsi. Abo bantu ndagira ngo ese koko ejo harahari, ejo no munsi, kwicaye isaha imwe ntacyo bitwaye, ndagira ngo aho ngaho ubivugeho ndetse abo bantu ubagire inama. Murakoze. Abo bantu babiri rero inama ndi buze kubagira, wa wundi uvuga ngo nubwo mfite rendezvous ya saa 3 ariko ndaza kuba njyeyo saa 4, ndacyafite umwanya. Uriya muntu icyambere umuntu mwahanye rendezvous kugira ngo ibintu bigende neza no kugira ngo utamwicira mind, kuko niyo muhanye gahunda bafite ibintu bindi yateguye wenda hiryo y'iya saha, iyo umugezeho rero itambere atangira kugutakariza icyizere. Mugezeho isaha yarenze, bivuze ngo atangiye kubona n'ibyo mugiye gukorana bitazashyikwaho kuko utangiye kumwicira gahunda mu munota wa mbere, ahita gutakariza icyizere. Uwa kabiri ni umuntu uvuga ngo nejo no munsi nzaba mbikora, ariko ngira ngo ahari tunabijyanye mu buzima rusange,
uyu munsi ndahazi n'iyi saha ndabizi uko bimeze, ariko ejo sinzaba nzi uko bizagenda, hari ukundi bizazana impinduka. Bivuze ngo rero ibyo ushoboye gukora bikore nonaha, hanyuma iby'ejo nabyo uzabitegereze ugezeyo nabwo ubona uko ubikora. Uburyo bw'imikorere nabwo buratakara, kuko iyo wateganyije gukora ikintu saa 2 ukageza saa 4 uba wamaze kuba dekuraje. Ibyo ari byo byose ku kintu kiri motive ni uko ugikora ku isaha, ukavuga uti napanze saa 2 mageze saa 2 igikorwa nkikoze saa 2, ariko nintegereza saa 4 biraba byahindutse, imitekerereze yindi yaba yahindutse, yagiye mu zindi saha. Wenda urugero kubikundira kwirira, aba yatangiye gutekereza ko saa 6 zegereje dukore vuba tujye kurya. Ntago rero ribuza kuba amaintaininga ka kazi, ibyo ari byo byose ngo bize kuba bitanga umusaruro. Imikoranire yo n'icyizere n'ubukungu byose biratakara, kuko iyo umuntu yagutakarije icyizere ntabwo uba ukimusubiyeho ngo murakorana kuri ibi bintu runaka, kuko yanje kubona ko utari umwizerwa, utari umuntu wubahiriza igihe. Abantu benshi bakunda guca amazi, niko imvugo z'ubu zivuga, ngo yabiciye amazi, tangira kuvuga ati gahunda namuhaye yayiciye amazi, none arangaruka imbere akumva nta cyizere kigufitiye. Murakoze cyane. Dusoza ndabashimiye kandi nshimiye n'abadukurikiye kugira ngo dufatanye muri urugamba rwo kwiteza imbere, rwo guha agaciro umurimo ndetse no guha agaciro igihe. Nagira ngo usoze uha inama urubyiruko cyane cyane ndetse n'abandi badaha agaciro igihe, badaha agaciro umurimo, bagira inama kugira ngo bagerageze nabo bagire iyo myumvire mishya, kugira ngo tugire impinduka zizana iterambere. Bagenzi bacu bakurikiye Wazo Speed, reka mbagira inama. Experience imwe nize education nuko nayibabwiye, ariko narangije amashuri yisumbuye 2011, ndetse 2014 nari nshoje AE urwego rwa kaminuza. Ariko hose iyo urebye nakurikiye ama training atandukanye, mbasha kwiteza imbere. Mu buhe buryo rero? Naje kwiga ibintu bijyanye na computer, ariko nkurikije ama training birangira rero ari byo nigumiyemo, education sinayigumamo. Bivuze ngo umuntu icyo yize cyose bimusaba gufunguka gusa mind, akareba mbese isi kindi imbere, nta bindi bintu nakora bishobora kunteza imbere. Urubyiruko rero, bakuru banje, barumuna banje, ndabasaba ko niba ukurikiye iki kiganiro wagerageza ukagerageza kumva Wazo Speed, kunda kunyuzaho ibiganiro byiza kandi byagufasha gufungura mind yawe kugira ngo witeze imbere, utaba condamné cyangwa se utitwaza ko wize ibi bintu ukaba wabuza akazi muri byo, ahubwo hari indi mahirwe yandi ku ruhande ushobora kubyaza umusaruro kandi bikagenda. Murakoze cyane. Turabashimiye kandi turabarikira gukomeza kubana natwe kugira ngo dukomeze tugire umuvuduko mu iterambere. Murakoze cyane.